Mi situazione economica era favorevole. twari tubayeho neza. Harashize imyaka 20 nkora mu isosiyete yatunganyaga ibikomoka kuri peteroli kandi ifite umwanya mwiza. Njye n'umugore wanjye n'abakobwa bacu batatu ntitwajyaga duhangayikishwa no kubona ibidutunga. Umunsi umwe ubwo nari ndimo kureba amakuru kuri televiziyo namenye ko isosiyete nakoreraga yahawe abayobozi bashya. Kuwa mbere subiye ku kazi nasanze umwe muri abo bayobozi bashya yicaye mu biro byanjye nari maze imyaka 20 nkoreramo. Nabonye afite dosiye yanjye, yanshimiye umwete n'ubunyangamugayo nagaragaje mu kazi, ariko ambwira ko ikintu kimwe mbura ari ukujya mu ishyaka rya politiki. Namusobanuriye mbigiranye amakenga ko njye n'umugore wanjye turi abahamya ba Yehova kandi ko tutivanga muri politiki. Yahise azabiranwa n'uburakari. Yarantombo cyatangira kuntera ubwoba avuga ko nintemera kujya muri iryo shyaka ndahita nirukanwa. Nanze kubikora kuko numvaga byaba ari kimwe no gukora icyaha cy'ubusambanyi maze nkabihisha. Numvaga n'abampemukiye Yehova cyane. Iyo mbyemera nari kuguma ku kazi ariko umutima nama ugakomeza kumbuza amahwemo. Sinari gukomeza kujya mu materaniro ngo nkomeze kuba umusaza kandi nzi ko nahemukiye Yehova. Nahise nirukanwa ku kazi. Nari nkamaze y'imyaka 20 kandi nirukanwe nta n'imperekeza. Ngeze mu rugo nasanze umugore wanjye n'abana bantegereje. Twicaye hamwe maze dusenga Yehova, tumusaba ko yakomeza kudufasha tukabona ibyo dukeneye kandi ntitugeragezwe ibirenze ibyo dushobora kwihanganira. Twari tuzi ko duhanganye n'ikigeragezo kitoroshye, ariko twari tuzi ko tuzagitsinda bitewe nuko twumviye Yehova. Kuva nakwirukanwa ku kazi nagiye nkora imirimo itandukanye, hakuyemo gukora mu busitani, gusiga irange, none ubu ntwara abagenzi. Umukobwa wanjye w'ubuheta Jenesareti akora imitako maze tukayigurisha. Umugore wanjye nawe ajya ateka ibyo kurya akabigurisha kandi twize n'indi myuga itandukanye tubeshaho. Tworoheje ubuzima rwose. Njye n'umugore wanjye twishimiye ko twize ishuri ry'abapayiniya mu 2014. Abakobwa bacu babiri bakunda gukora ubupayiniya bw'ubufasha kandi bucura bwacu yabatijwe afite imyaka 13. Yehova ntiyigeze adutererana.